murakoze cyane. Gufotora hari ugufata amafoto asanzwe twafotora abantu mu nama, mu birori, mu kazi runaka cyangwa se muri parike abantu bari gusura ibikorwa by'ubukerarugendo, ariko hari n'amafoto agenewe gufotora ibicuruzwa. Mbese umuntu wese udukurikiye nka rimwe cyangwa kabiri ntawe uzi igihe yigeze kuba yagira gute, yigeze kuba wenda yajya mu biro akabona abantu bari gufotora. Rero ni isomo ryiza, ni umwuga mwiza. Reka mvuge ngo ni umwuga wiga wakoresha wambukiranya imipaka. Ni umwuga wakwigira hano mu Rwanda, wagira hanze ukawukoresha. Ni umwuga utibagirwa, ni umwuga woroshye kubera ko abantu bajya tubaza ngo ese abantu bazagukenera ujye gufata amafoto y'ibicuruzwa byabo ushyire kuri social media. Ikigo runaka niba ukorera leta bazagukenera ufate ifoto nziza yo gupostinga yo kuri social media. Urabizi haba update, inama iri kuba tuba updatinga buri kanya. Rero photography ni umwuga mwiza ugezweho. Wafotora mu bukwe, wafotora mu nama, wafotora ku kibuga muri stade ku mupira, wafotora muri parike, wafotora abantu mu birori bitandukanye. Mbese amafaranga kimena. Amafaranga kimena. Ni umwuga mwiza kandi reka dushishikarize abadamu n'abakobwa boyo babigezemo babikora neza cyane. Graduation iyo akenshi nyine ubwo abari kuri tere, ariko hari n'igihe umuntu afataga no kujya muri studio. Ni amafoto abateguye, umuryango w'abantu wenda bashatse kujya kwishimira umunsi mukuru, bagiye muri studio bafashe ifoto. Rwose amafoto mujya mubona meza, ibyo twisha ku buryo bayafotora. Tubwire iriya nyoni nabonye. Ifoto y'inyoni neza ukabona uwayifotoye. Wagira ngo yabanje kuyibwira ngo hagarara. Byo biza biriya gusa nko muri parike ho bisaba kwihangana, kuko hari igihe umuntu ajya guhiga ifoto akayitegereza nk'icyumweru, nk'iminsi cyangwa nk'amezi. Abakerarugendo bashirika ubute cyane. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa ibtc_e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri ibtc_e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Nishimwe cyane, Imana ishimwe itwemereye kubona uyu mwanya. Imana ishimwe itwongereye iminsi yo kurama kugira ngo dushobore kongera kuganira. Reka ndamutse umushyitsi wacu, umutumirwa wacu. Muraho neza. Amakuru ki yawe? Amakuru ni meza. Reka utwibwire. Ntago ndi umushyitsi ahubwo nabaye umusangwa ni mu rugo. Yego. Nitwa Daniel Byiringiro, nturutse mu kigo cyitwa Innovation Business Technology College, IBTC Film and Design School. Cya kigo cyigisha imyuga y'igihe gito ariko kandi imyuga ifasha abenshi kujya ku isoko ry'umurimo vuba. Yego. None se uyu munsi watuzaniye isomo rishya? Yego, hari isomo rishya rwose dushaka gusesengura tukavugaho mu gihe kitarambiranye, kugira ngo abantu babashe kumva neza ibyo dukora, babashe kumva neza ese uyu mwuga wamarira icyo umuntu, ese uyu mwuga koko niwo nahitiramo umuntu. Murakoze cyane, ariko kandi tunabijyana no kubwira abantu ko tuba dufite promotion. N'impamvu tuba tugize ngo tuze twongere tubibutse abafite gahunda yo kuza kwiga batebuke,
n'abandi bashobora kuzabitekereza mu gihe kizaza bafate nka nimero zacu cyangwa se bamenye n'ibyo dukora n'aho dukorera. Murakoze cyane. Aho tubwire uyu munsi wa none turiga iki? Murakoze. IBTC twavuze ko igira amasomo menshi ari mu bice twavuga 4. Harimo icyitwa film making, hari icyitwa graphic design, icyitwa web design, hari icyitwa ubukanishi bwa moto cyangwa kuriperinga ibindi bikoresho bya electronique. Amasomo tuba dufite mu buryo bwa online, ariko uyu munsi twashimye ko tuvuga gufotora mu gihe gitoya. Gufotora mu gahe gato. Gufotora rero ni umwuga mwiza twavuga watangiye kera. Banze tubwire ko umuntu yakwiga gufotora mu gahe gato, nibura umuntu yamenya gufotora nko mu gihe kingana iki? Mu gihe cy'ukwezi. Umuntu ari umuhanga. Si no kuvuga umuhanga kuko nivo y'ubuhanga ntabwo tubizi, ariko iyo byigeze ku masomo yacu byorohera abantu kubera ko biri mu Kinyarwanda, biba ari pratique 90% ari pratique. Umuntu abyiga bikoraho. Rero gufotora ukwezi yaba kumaze. Murabizi hari n'abibyiga online ko bafite nk'amakamera yabo bikaborohera cyane bari hanze y'igihugu. Yego. Noneho rero tubwire gufotora hakubiyemo iki? Murakoze cyane. Gufotora hari ugufata amafoto asanzwe twafotora abantu mu nama, mu birori, mu kazi runaka, cyangwa se muri parike abantu bari gusura ibikorwa by'ubukerarugendo. Ariko hari n'amafoto agenewe gufotora ibicuruzwa. Mbese umuntu wese udukurikiye nka rimwe cyangwa kabiri ntawe uzi igihe yigeze kuba yagira guteye, yigeze kuba wenda yajya mu birori akabona abantu bari gufotora. Rero ni isomo ryiza, ni umwuga mwiza. Reka mvuge ngo ni umwuga wiga wakoresha wambukiranya imipaka. Ni umwuga wakwigira hano mu Rwanda, wagira hanze ukawukoresha. Ni umwuga utibagirwa. Ni umwuga woroshye kubera ko abantu bajya tubaza ngo ese ko gufotora byagusaba kugura kamera yawe kandi bihenze, ariko oya, haba hari amakampani akodesha ibikoresho by'amakamera. Ushobora kuba warize ugakodesha igikoresho, ukajya ku isoko, ukajya mu kazi, ukagitira, ugakora amafaranga yawe ukaba ayabo. Tuba tugira ngo tumare impungenge ko ubumenyi nibwo bwa mbere mu kwiga gufotora. Yego. Ubumenyi nibwo bwa mbere. Kandi n'iriya telefone nayo ni karahabutaka ku buryo yafotora. Ziriya telefone zirafotora rwose. Hari n'izigenda zikomeye cyane zifite karite iri hejuru, ariko iyo tuvuga gufotora tuba tuvuga mu buryo buri professional. Nyine nubwo yaba ari professional, ariko urumva ko buri gihe umuntu atakwirukanka na kamera. Buri gihe umuntu asiko yakwirukanka na kamera, ariko nta muntu ugenda ngo asige telefone aba ayifite. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kujya kwiga gufotora, kuko bigisha n'uburyo umuntu yakoresha telefone kandi ifoto ikaba. Uramutse na telefone, kuko hari amasetting urabizi aba muri kamera, aba ni muri telefone bihuye. Ariko nanone ntabwo twavuga ngo ugiye mu kazi, mu bukwe ujyanye telefone. Tuba tuvuga gufotora rero muri IBTC tubyisha igihe gito cyane, kandi ni ibintu biri ku isoko ry'umurimo. Abantu mujya muri photoshoot, muri studio, habaye graduation, umwana yakoze anniversaire, mu birori bitandukanye, muri photoshoot, hari muri studio, ari amafoto uburyo bayafata. Ni amafoto ahenze cyane muri iki gihe cya none. Banze dusobanurire amoko y'amafoto, amoko ya photoshoot. Arahari abatandukanye. Kuko niba wafotora hariya nyine muri habaye graduation, ariko hari n'andi mafoto nyambona nkabona arantangaje. Graduation yo akenshi nyine ubwo aba ari kuri tere, ariko hari n'igihe umuntu afataga no kujya muri studio. Ni amafoto abateguye, umuryango w'abantu wenda bashatse kujya kwishimira umunsi mukuru, bagiye muri studio bafashe ifoto. Rwose amafoto mujya mubona meza, ibyo twisha ku buryo bayafotora. Tubwire iriya nyoni nabonye. Ifoto y'inyoni neza ukabona uwayifotoye. Wagira ngo yabanje kuyibwira ngo hagarara. Byo biza biriya gusa nko muri parike ho bisaba kwihangana, kuko hari igihe umuntu ajya guhiga ifoto akayitegereza nk'icyumweru, nk'iminsi cyangwa nk'amezi. Abakerarugendo bashirika ubute cyane,
ariko nabwo mwigisha uko bafotora. Yego, kuko ubwo dukoresha lens. Inyoni ntago wayifotora yegereye. Yego. Abari amoko rero yani tuvuga amakamera twarabivuze, lens, ufite lens ireba kure ku buryo n'intare wayifotora iri kure. Rero ifoto urayitegereza, nimba ari nk'inyoni, nimba ari nk'inyamaswa, urayitegereza mpaka ifoto ushaka uko uyibonye. Hari nubwo noneho byo turi nko mu bizame, hariho tuyagenda ufotore inyamaswa runaka cyangwa se inyoni runaka, cyangwa mbese ukamutuma ifoto ubona ashobora kuzajya muri parike bamuhaye akazi akazana mwene iyo foto. None se ni amafoto yujuje bene ibisabwa kugira ngo umuntu niba ari ugufotora ibyo muri parike cyangwa byo mu kirere, hari uburyo babifotora babyiga. Haba hari amategeko n'amabwiriza. Ubwo twinjiye muri gufotora muri tekiniki, ibyo twigisha ugomba kwiga gusettinga kamera uri bukoresha. Ugomba kumenya lens ni ryajisho rya kamera uri bukoresha. Ugomba kumenya ko ngiye kuri tere wenda ahantu ntari bongere gusubira ahantu muri studio vuba. Ntwaye memory card nziza, ntwaye battery irimo umuriro mwiza uramba. Eske ndakora framing neza, framing ni cadrage cyangwa se gushyira muri frame neza. Ese na focusinze ifoto yangira garagara neza. Ese reka tureke ibyo tugera na muri stade. Muri stade mu kibuga mu kibuga umukinnyi yirukanka agasimbuka. Haba hari tekinike rero yo abarize muri photography, ibyo bita shutter speed. Shutter speed ni imwe muri settings za kamera bakoresha kugira ngo ugire gute, kugira ngo ni shutter speed kuko ndabyumvise. Shutter speed cyangwa se ibyo bita exposure time. Kuko biragendana rero. Photography ni grammaire. Abantu badukurikiye ntabwo twayifata nk'ibintu bisanzwe. Ni grammaire kandi umuntu aba agomba kubyiga neza kazajya ku isoko ry'umurimo. Nemera ko ari grammaire, ahubwo ndavuga ngo ni calcul. Ni calcul. Uyu ugeze nko mu bintu bya camera setting, ugomba kuregera lumiere, urumuri bwo ndafata urumuri Imana yaremye rwo hanze kuzuba nduhuze n'rwo muri kamera. Ibyo nabyo reglage nabyo biri ni calcul nko bivuze cyakoze. Ukuvuga ngo uramutse uyiregeye nawe ukayisettinga nabi, ifoto izari mbi cyane rwose. Ese hari igihe ifoto yazamo amashaza? Igihe bakoze camera setting nabi, ubwo ndishimye ko mbaza nk'umuntu w'umuprofessional nabizi. Iyo wafotoye ifoto yawe nabi, wazamuye nk'urugero wenda nka setting bita ISO, ukayizamura cyane, ifotizamo amashaza rwose. Ese amashaza narya barya amashaza ku bantu barebye televiziyo kera, ku bantu bashobora kuba barebye televiziyo kera ziriya zicyaduka. Amashaza ni twatunye tumyasamo utunyenyeri tugatuma umuntu atagaragara neza. Iriya foto rero rwose ntabwo wayifotora ngo uyihe umuntu yakwishyuye, byateza waba ugiye kwishyira mu kaga. Ariko ikiza cyo kwiga, nubwo turi kwiga iby'amafoto, reka tugaruke ku mashusho gakeya. Urabona hari amashusho ya kera, amashusho ya kera nyine ya analogue. Yego, hari nawe twitaga ntwari bra. Yego, ako wayitegereza ukurikije nari gutambuka ukabona bitandukanye. Haba hari ikintu cyagiye gikorwa, kuko twavuye muri kandi no mu Rwanda twavuye muri systeme ya analogue tuye muri systeme ya digital. Niyo mpamvu nayo mafoto bigezweho. Kuri ubu dusigaye dufotora amafoto, nibe ngomba ko ngo urajya kuyimprima ngushyire ngo muri album, ubigezweho urafotora amafoto ukaba akalink abantu online ku buryo ari amafoto ku buryo atazanasaza, atazanatakara. Umenye ko kera habagaho studio photo. Yego, habagaho ama studio cliché, kujya guhanaguza. Ibyo rero ikoranabuhanga ryaraje, usigaye ujya kwifotoza amafoto bakayaguha mu buryo bwa online, bakayaguha ari kuri cadre nziza, ugahita byose ubyishyura. Ari nko mu kirahuri, mbese biba biryoshye cyane. Photography y'iki gihe cya none igezweho. Reka mubwire ko Sam, mu gihe iyi si turimo yo kwamamaza,
abantu bazagukenera ujye gufata amafoto y'ibicuruzwa byabo ushyire kuri social media. Ikigo runaka niba ukorera leta bazagukenera ufate ifoto nziza yo gupostinga yo kuri social media. Urabizi haba hari update, inama iri kuba tuba tuya updatinga buri kanya. Rero photography ni umwuga mwiza ugezweho. Wafotora mu bukwe, wafotora mu nama, wafotora ku kibuga muri stade ku mupira, wafotora muri parike, wafotora abantu mu birori bitandukanye. Mbese amafaranga kimena. Amafaranga kimena ni umwuga mwiza kandi reka dushishikarize abadamu n'abakobwa boyo babigezemo babikora neza cyane. Bashobora rwose kutabikora vuba nk'abagabo, ariko babikoze babikora neza cyane. Hari umuntu wacu ahanga muri iki kigo cya Life Radio Life TV tujye tujyana kuri tele rwose akabikora neza. Ikiraka nawe n'abana amafoto rwose ndayamanitse niho uzafotora. Nawe ariyumva cyane niba dukurikiye arabizi. Rero abadamu babikora neza ntibakitinye n'abakobwa. Ingeri zose twebwe imyuga yacu wayiga no gufotora n'umwihariko mwiza cyane. Birumvikana impamvu burya abakobwa n'abagore babikora neza ikintu cyitwa beauty no kwitondera ibintu. Nyine buriya kugira ngo ujye kuba beautiful cyangwa beauty nuko uritonda ibintu byose ukagisiga kandi ukagisigiriza. Tubwira ikindi kikuri ku mutima. Icyo twababwira nuko abantu bashaka kwiga bashobora kuba barabyifuje kera, bashobora kuba babyumvishe ubu bakakanya, bashobora kuba nk'umubyeyi dukuriye bati umwana wanjye nuwe mwuga namushyiramo wenda agatangira kwiteza imbere nawe ni ugufotora. Reka baduhamagare kuri 0784 16 58 47. Dukorera kwa Rubangura mu mujyi muri etage ya 4 mu muryango 106. Ariko icyo tuvuga promotion yo kugabanyizwa 30% tumaze iminsi tuvuga irarangira uno munsi. Umuntu rero nkuri cyo bati wenda ndashaka kwijya kuri promotion rwose aze guhita dushaka uyu munsi. Naho ikindi aya masomo yacu tuyigisha amasaha 2 ku munsi. Niba ufite akazi gasanzwe ntago tuvuze ngo uhite usezera ku kazi kawe, ahubwo wahitamo igihe cyo kwiga. Ushobora kuza muri weekend kwa gatandatu saa 2 kugeza saa 8, ushobora guhitamo kwiga saa 2 kugeza saa 6 cyangwa se ku saa 2 kugeza saa 4 cyangwa saa 4 saa 6, mbese kugeza saa 12 saa 2. Amasaha yacu ni 2 ku munsi. Murakoze cyane. Nimwe mukoze. Hangane duhe abakunzi ba Life Radio telefone. Yego. Ni byiza cyane. Tubwire uko babyakiriye. Hello. Yes ashimwe. Imbazwe. Witwa nde? Ikirehe. Ende? Janvier uherereye he? Ikirehe. Murakoze cyane. Tubwire icyifuzo cyawe. Ibyo bintu babyigisha igihe kingana iki? Minisitiri yawe ingana iki? Ibyo bintu babyigisha igihe kingana iki? Yego turamusobanurira, twizere ko yafashe na nimero yacu. Yego. Janvier arakoze cyane. Twigisha mu gihe cy'ukwezi. Mu gihe cy'ukwezi uba uranje kumenya gufotora neza kandi mu buryo bw'umwuga. Hanyuma isomo mu buryo busanzwe tugishyuza 150 ni mu cyo kwiyandikisha, ariko mu gihe cya promotion aba ari 30% twagabanyijeho, ubwo ni 115. Ni amafaranga make. Iyo umuntu agiye ku kiraka kimwe azaya yakubye kabiri, nicyo kintu gitangaje. Urakoze cyane. Reka twakire indi telefone imwe gusa. Yego. Adusubiriremo izo nimero umuntu yababonaho. Murakoze cyane. Ni 0784. Yego ndafitaho nandika. 0784 16 58 58 47. 0788 4 16. Oya ihangane gato. Musubiriremo koko, musubiriremo igihe cyagiye. 4 16 58 47. Mana hema umugisha ongera umusubiriremo. Murakoze cyane. Ongera umusubiriremo izo nimero. Nimero y'ishuri batubonaho ni 0784 16 58 47. Murakoze cyane. Imana umugisha. Maze rero umukozi w'Imana wihangane dusoreze hano. Yego. N'abakunzi ba Life Radio bihangane tube dusubikiye hano ngo ararekwa ntashira. Aha ni mu rugo duhora tuza rwose kandi duhora twishimira ko
dufitanye umubano mwiza mudufasha gutambutsa ubutumwa no kugira ngo muri wa mujyo kugira ngo na roho nzimiture mu mubiri muzima. Urakoze Imana igumugisha kandi koko uzajya bigenza gutyo. Yego. Tuzanira isomo rimwe kugira ngo dusobanukirwe neza. Yego. Imana igumugisha. Nimwe mukoze dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406 kudusura waca kuri 0784 16 58 tuzagaruka. Turabashimiye cyane ubuyobozi bwa Life Radio. Imana igumugisha. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa/ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 0728 54 Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.